ku kiguzi icyo ari cyo cyose Imana yishimira. Ni nayo mpamvu Abisirayeli Imana yabahagurukije umuntu nka Mose, barahaguruka, Mose arakora ibishoboka byose. Mose yumvira umuhamagaro, akura ubwoko bw'Imana mu buretwa, abakura amaboko ya Farawo, arabajyana kugira ngo bajye kuri gakondo yabo. Byabatwaye ibiguzi n'ibitambo byinshi, byabatwaye imvune nyinshi, byabatwaye imyaka myinshi. Bamwe baguye mu butayu kubera kwinangira no gusubira inyuma bagatera umugongo Imana yabo, ariko bari bari kujya mu gihugu cy'isezerano cyabo, bari bari kujya muri gakondo yabo. Ni nayo mpamvu uyu munsi wa none nshuti muvandimwe uri kumva Gorora Byose vuba, ni nayo mpamvu niba koko usenga Imana by'ukuri, ukaba waramenye Imana by'ukuri, ukwiye guharanira kugira gakondo yawe. Ariko nanone, ese usobanukiwe neza gakondo yawe ni iyihe? Ese usobanukiwe neza amateka n'amategeko y'ubwoko bwawe? Ese usobanukiwe neza icyo uri cyo? Ese usobanukiwe neza aho uva n'aho ujya nk'uko Mose yabitubwiye? Muvandimwe, gerageza neza kumva yuko umuntu utagira gakondo, ubwoko butagira gakondo, baba buri kugana inzira yo kurimbuka. Reka turebera hamwe ikintu cya gatatu nanone kiranga ubwoko Imana yishimira. Ubwoko Imana yishimira bugira abakuru muri bwo. Reka turebere hamwe icyo Bibiliya bitubwiraho. Ni ukuvuga ngo ubwoko budafite abakuru muri bwo, ubwo bwoko ntabwo Imana ibibwishimira. Haleluya. Ubwoko butagira abatware muri bwo, ubwoko ntabwo Imana ibibwishimira. Gusa hari ubwoko usanga rimwe na rimwe abantu bigira abatware, bakaba abatware bo gukora ibidahesha Imana icyubahiro, bakaba abatware bo kurimbuza ubwoko bwabo, bakaba abatware bo kugira ngo ubwoko bwabo bujye